dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza abari imibavu mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mukavuga muti turakijijwe. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 8. YAHUAH Nyiringabo aravuga ati nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye. Nta numwe wihannye ibyaha bye ngo avuga ati mbese nakoze iki. Abiyita Abakristu b'iki gihe nibo bibereye mu bitanezeza Imana, nibo bibereye mu bizira. Ibizira byose YAHUAH yanga nibyo bakora. Imihango ya gipagani, inzangano n'ibindi byinshi. Hanyuma ugasanga ku cyumweru nibo bafashe ya mbere kujya gusenga kugira ngo barangize umuhango. Ariko imitima yabo iri kure y'Imana yabaremye. Nibo bavuga amagambo y'amanjwe, nibo bihinduza imibiri yabo bagaye uko Imana yabaremye, nibo buzuye amashyari. Ariko nubwo biyita Abakristu, YAHUAH Nyiringabo ureba mu mitima yabo ati ntibavuga ibikwiriye, nta numwe wihannye, amategeko yanjye ntibayitondera. Nukuri igishonda abagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabo byo kwimuka. Ariko abantu banjye bo ntibaza amategeko ya YAHUAH. Abiyita Abakristu b'iki gihe ntibakimenya kwitondera, ntibakimenya kugendera mu mategeko y'Imana. Inyigisho z'ubuntu nizo bashyize imbere, bakoresha ubwo buntu twagiriwe bigatuma bakora ibizira. Nta numwe ufata Bibiliya ngo asome, ahubwo arindira ku cyumweru ngo bamusomere. Nta mwanya bagiha Imana, umwanya w'Imana wahindutse ibidafite umumaro. Social media nizo bimitse Abakristu b'iki gihe. Bavuga ngo barakijijwe, bavuga ko bakunda Imana, ariko ni ku munwa gusa. Nibo baryana mu nsengero biremyemo ibice. Ese Imana ibyira byishimira? Ni gute wambwira ngo urakijijwe udaha umwanya Imana? Ni gute wambwira ngo urakijijwe wirema ibice, uryamana n'uwo muhuje ibitsina? Ibintu Imana yanga urunuka, ariko ngo uri Umukristo. Ukaba unywa inzoga, imigenzereze yawe ntinezeza Imana. Ni gute wambwira buri ku cyumweru ujya gusenga, yewe uba n'uwa mbere mu kwicara imbere, ariko amaganya ni yose umutima wawe wuzuyemo urwangano, kuvuga nabi, agahinda karakumaze? Ese ubwo ni Imana wagiye gusenga? Oya, ab'Imana ntibarangwa n'ibyo. Ab'Imana ntibamera gutyo. Ntaho waba utaniye n'umunyabyaha wibereye iyo utazi iyo biva n'iyo bijya. Ariko wowe wiyita Umukristu urasebya izina ry'Imana, imigenzereze yawe ntitunganye. Wowe wiyita Umukristu ukaba uri umusambanyi, uca inyuma umugore wawe cyangwa uca inyuma umugabo wawe, urasebya izina ry'Imana, imigenzereze yawe ntitunganye. Ni gute wambwira ngo uri Umukristu ariko ni wowe wifungisha urubyaro, yewe ubishishikariza n'abandi? Ese wari uzi ko urwo rubanza rukuriho? Abakristu b'iki gihe nta kwizera bagifite, bimitse imbere iby'isi. Mwuka wera muri bo yarazimye, bayobowe n'iyi si aho kuyoborwa n'Imana. Iby'isi babwira nibyo bakora, bahumya amaso. Ariko nagira ngo mbabwire ngo imbabazi ziracyahari. Nimugaruke muve mu bibi, ibibi bitabatera kurimbuka. Komeza amategeko y'Imana kandi ukora ibitunganye bihwanye n'amategeko. YAHUAH aravuga ngo nimuhindukire mubeho, kandi ntazagira ikintu cyiza yima bagenda batunganye. Ni Imana ibabarira. Hindukira ugendere mu mategeko y'Imana, ugende utunganye, ushakishe YAHUAH Imana yawe n'umutima wawe wose.
ushakire Imana yawe umwanya usome ijambo. Nimvuga gusoma ijambo ni uguhera mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Ijambo rizagufasha gutandukanya icyo Imana ikunda n'icyo yanga. Rizagufasha kumenya iby'ubuhanuzi yamaze gusohoza n'ubwo itarasohoza. Kandi ijambo ry'Imana rirushaho rwose kukweza no kugutunganya, kuguha ubwenge n'ubumenyi. Rikarushaho nanone gutuma ugendera mu nzira itunganye no gukiranukira Imana. Ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byawe, ni umucyo umurikira inzira zawe. Mucunguze uburyo umwete, kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu kiri bugufi. Muhabwe umugisha. Haleluya. Muhimbaze YAHUAH.